kugira ngo se nugira icyo mvuga ku iri sesengura rya muhungu wa Museveni ku byo yavuze ngo arafasha Kongo cyangwa se aza akomeza afashe Kongo. Ibyo ni ibintu bita ikinamucyo, njye ntabwo bintwara n'akanya na gatoya ko kuba aricyo nabisesenguraho. Yiwe ubwe yavuze ko umuntu uzacokoza anko we atazamwihanganira na rimwe, nyirarume Kagame. Njyewe muntu utuye ino ni njye narebye neza ubumwe bwabo, nta na rimwe bugomba gucikamo. Ni ikinamucyo ku babyumva bashobora kugira indi komantere. Mu gihe gishize umuriro gw'urukwakira za Kiwanja kuri FARDC na M23, icyo gihe abarundi bari muri Goma. Ibintu nakomeje kubishishikarizaho bagenzi banjye, mbabwira ko bareke kumva ibombe ituritse, bareke kubona umuntu atuvuyemo yishwe ngo yishwe na defe. Ibyo bintu babireke guhungira Uganda. Bamwe bagerageje kumva inama nabahereje, twasigaranye hamwe. Abatarazumvishije bagiye Uganda. Umubare mwinshi za Rucuro, umubare mwinshi gukomoka muri Ituri. Abahutu baragendaga bagera Uganda rero. Si amahoro mukeneye, simwicwaga mugahohoterwa, bagenda bakabashyira ku gasozi runaka, ati ngaho muture mutunganirwe. Amahoro gareze, inzara sigariye ikabataka sasa, arangiza bagashoberwa. Nzi n'ibyo Kinyarwanda uracyumva. Bamara gushoberwa bamwe bagatangira bakicuruza imibiri yabo, abagabo barangiza bamwe bagatana n'abagore babo hejuru y'inzara. Ibyo bibaho. Hageze aho ubwo hari aho twahise ngo ni kuri Bambone, bazindukaga mu gitondo biyanitse aho ngaho abasore b'imbaraga ngo bari gushaka akazi. Bamara kwipanga aho ngaho, ubwo hazaga imodoka nziza y'ibisi ya 15 personnes 17 personnes, ati nkeneye abasore 40, nkeneye abasore 70, nkeneye abasore 40, nkeneye 70. Ngiye kubahereza akazi. Abahungu binjiraga batabajije, no kubatora mu kigo Centre de Formation ya M23. Ubwo ibyo ntibikivugwa, ayo niyo mayere banyuragamo. Rimwe baza kubikora ku mpunzi zitari zarekurwa zajya gutuzwa kuri ku kigo cya UN umwe impunzi ziri, bati muze tujye kubaha akazi. Barongera nk'uko barinjira. Bamaze kwinjira, umuyobozi umwe mu baraho muri ONU b'abaturage baho ngaho, dore ko Uganda nta muzungu bayo ngo ahabwe uburenganzira abazungu bagizwe nk'impehe. Zagoma naho tubonaga umuzungu ugasanga mbega turamwubahirije, ariko iyo ngibyo ntibivugwa. Abazungu ni abantu boroheje nk'abandi. Umwe w'umwirabura niho yagiye ati none aba baturage ko ndi kureba ubashyize mu imodoka, ntibazi ngo bajyanye, ariko njye nzi iyo bajyanye. Uruzi ko ugiye kunkururira ikibazo gufungwa muri Loni?
aba ni abaturage bari ku rutonde rwawe, urabajyanye ejo nibambaza ndabakura hehe? Umbabarire ujye ugenda ubategera ahandi, ariko ahangaha uba ugiye kunkurura ikibazo gikomeye, umbabarire, rekura aba bantu kandi ntukagaruke hano. Icyo ni icyongereza cyakiri guhayarera aho ngaho. Barabamanura, bamaze kubamanura, wari uri kumuhereza amakuru neza n'umwe muri bo, abo bamanuwe, byageze aho wa muyobozi abicaza ahantu hamwe, arabwira ati ariko Bakongo muzageza ryari ko ibigoryi ibicucu? Buriya mubona ikintu cyo mubonye cyose mwabira ko mwari mwinjiye mwayira modoka mwari muzi mugiye hehe? Dore bariya ni abari kurekrita, mwari mugiye gushyirwa mu kigo mukigishwa igisirikare mugasubira mukajya kurwana n'imiryango yanyu musiziriye. Ikindi gihe ntimukabe mukora ibintu nka biriya, muje murabanza mushishoze, ubwo mwari mugiye. Ayo niyo mayeri bari gukora muri za Uganda ntibigeze bayareka. Ubwo rero ngewe iyo bavuga ngo M23 ngo ni abakongomani, niherezaga 10%. 40 ni y'u Rwanda, 45 ikaba iya Uganda. Nangwa n'u Rwanda rushyiraga ku mugaragaro, ariko Uganda koreshaga amafaranga menshi ku basirikare ibiki mwino ntambara, ariko mu gihe idashaka no kugira ikibivugaho na rimwe, mu gihe ishaka kubonekamo nk'umuhuza. Ubwo ibyo bihugu byinshi bindi mubwira byarafasha, ibyo bihugu bibiri mubwiye nibyo bibacumbikiye, nta ngo bazabasohorera, nta ngo bamirwa, kugira ngo ibyo bihugu bindi bitagaragara yuko birimo, bigahita bigitira mu ibyo ngibyo bihugu bibiri mubwiye ku mugaragaro. Ubwo rero kuba bavuze ngo bihaye intego kuba bafashe Uvira, furuware upa, intambara ni y'Imana, ariko nkubwire ko Uvira abantu bayikeneye ni Museveni na Kagame, kandi bakaramuka bayifashe. Ibyayo masezerano yose ngo za diplomasi gisege tarimo, ngo ndi muri diplomasi ngo ibiki, ni ibiganiro byarimo we na Kagame. M23 izamera ndi mahwa kumubwira yuko twe nta biganiro dukeneye, ganira na Kagame yawe, twe turabakongomani turagiye mpaka tugusanga aho uri. Icyo nicyo bariho. Ubwo rero nk'uko ubivuze haruguru, gusaba abayoboye, abashinzwe politiki, nanjye nongeye kubivuga, aduyi buno dufite mu buzima bwacu ni FARDC, kuko 70% kiri forme n'abanzi bacu, 30% nibo bana bacu. Muri ibi bihe biturimo, ni ubutumwa ntanze mu mbabarire, binabaye ngombwa mwabushikiriza ku babishinzwe, badufashe bakuru umuntu witwa FARDC muri Uvira. Kongo ni ngari, n'abajye kurwana afata ikindi kirere, ariko abaturage babona umutekano muri Uvira bawurekere FDNB wazarendo. Mutubabarire, ntubifatire aho ngaho ngo umere nk'ubihiniye aho ngaho, ubyegereze ababishinzwe, icyo kintu bakidufashemo, kuko aba bantu hakurya y'Akanyaru iyo barahiye ati hata mutuponde kama musumari tutarudi inyuma. Iyo barahiye ku ntego yabo ni ukuyitondera, kugeza igihe rero aduyi dufite ari FARDC muri Uvira. Cyo kintu mukidufashe, bavemo, ntibari kurwana, ntibari gucunga umutekano, bari gukora iki? Bari kugambana. Dufashe bavemo, cyo kintu muturwaneho. Tunari kumwe,
sawa sawa.